Ibihe byiza banyarwandakazi ndabasuhuje cyane kandi mbifurije kumererwa neza cyane aho muherereye hose, waba uri mu Rwanda cyangwa se uherereye hanze yarwo. Nkwifurije kugira ngo ukomeze umererwe neza cyane, nkwifurije komeza kugubwa neza, ibyo ukora mu buzima bwa buri munsi birushaho kugenda bigenda neza cyane. Hanyuma rero ngo ikaze niba rwa mbere ugeze hano kuri YouTube Admount ni you, hano tugenda tuganira amakuru agenda ashishikana ku mbuga nkoranyambaga, muri entertainment, muri societe nyarwanda muri rusange, tukarira tureba ngo byifashe bite. Kuri uyu munsi rero amwe mu makuru ari kugenda acicikana cyane, ibyari bimaze igihe bivugirwa mu migani, ibyari bimaze igihe abantu bavuga baranze gusohora, byabaje kuba bijya hanze nyuma yuko hari amatika akomeye cyane, amatika ari hagati y'uwitwa BM Jizzo Julien ndetse na MC Nario. Murabizi neza ko MC Nario yajyaga akora kuri YouTube channel ya BM Jizzo, yakoragaho rero ibintu bijyanye na content ya Pop Baron, bya bindi bya content bujye mubona bakora bakanda bya bipirizo ngo bagashaka bakunze ibintu nk'ibyo. Murabizi ko rero MC Nario yabanje kujya akora kwa Julien ahamara iminsi rwose, akora igihe kinini cyane, naho tujya kumenya Pop Baron twayimenyeye kwa Julien nyine MC Nario ari hakorera. Noneho rero nyuma ukuntu byaje kugenda, baje gutandukana, bamaze gutandukana MC Nario dutangira kujya kubona ari gukorera kuri YouTube channel yo kwa Bahavu. Amaze kujya gukorera kuri YouTube channel yo kwa Bahavu rero ibyo ngibyo byaje kurakaza cyane uyu nguyu Julien, biramubabaza byatari. Arangije rero yifashisha account ye ya Instagram avuga uburyo ngo umuntu nyine ngakwigana ngakagera naho ngo akwigana no kubambara ikariso. Ni iyo message yabashije kuba yashyira hanze, ayishyira kuri Instagram ye. Ibi ngibi rero akimara kubishyira kuri Instagram ye, abantu benshi ntago babyakiriye kimwe. Ahangaha kwa MC Nario we yese avuga ati byaramubabaje cyane ku buryo yagiye no mu itangazamakuru akajya bigarukaho cyane, avuga uburyo uyu nguyu BM Jizzo nyine ngo uburyo ngo agenda avuga uburyo ngo ibyo kwambara ikariso, aravuga ati avuga kwambara ikariso, mwana wambara ikariso uri umutinganyi, ibiki n'ibiki, nyine avuga uburyo ngo hari ibyo bapfuye nyine bigatuma agenda. Ariko mu by'ukuri nyine MC Nario hano arashinja BM Jizzo kumusuzugura. Ngaramusuzugura cyane, nyine yaramusuzuguye ngamuca amazi bituma MC Nario yasezera. Hanyuma rero BM Jizzo we akavuga ko ngo ibintu byose MC Nario akomeje kugenda avuga ku mbuga nkoranyambaga, ibintu byose akomeje kugenda abwira abantu bigiye bitandukanye, ngo byose ari kubiterwa nuko uyu nguyu BM Jizzo ngo yamwirukanye, nyine akamwirukana muri Pop Baron, ngo bitewe nuko hari amakosa yarimo atangira kugenda akora, harimo nk'ayo ngayo ako kavideo muri kubona ari gukanda nyine ngo amabuno y'abakobwa, ngo umwe mu bakobwa yabashije kuba nyine yamufatira amabuno nyine nk'uko kose. Arangije rero muri uko kubikora umukobwa ntiyabyishimira abe na gatoya, biramubabaza, ajya gutanga ikirego. Rero ngo uyu nguyu MC Nario ngo hari amakosa menshi yaramaze igihe akora agiye atandukanye kuri BM Jizzo hariya nyine kuri iriya Pop Baron, biriya bakoraga biza gutuma rero ngo BM Jizzo amwirukana, amwandikira nyine amusezerera, amubwira ko batagishoboye kongera gukorana. Ubwo butumwa rero BM Jizzo nyuma yo kubona ko ibyo byose MC Nario yakomeje kubihakana, avuga ko ngo yasuzuguwe, ngo bigatuma batandukana ibintu nk'ibyo, BM Jizzo yifashishije account ya Instagram apostinga post imaraho amasaha make cyane, yamazeho nk'isaha imwe yonyine niba atari n'iminota gusa. Iyo post rero yaje yerekana ako ka video k'uwo mukobwa bamuhishe nyine mu maso, arimo amukubita amukora ku mabuno, ariko urabona ko nyine umukobwa nawe byari bimubangamiye, ubona ko nyine nawe atishimiye iki gikorwa kirimo kiraba. Hanyuma rero abona aka video k'ikimenyetso cya mbere yabashije kuba yashyira hanze nyuma y'ibyari bimaze igihe cyose birimo biravugwa kuri iyi mihanda. Amaze gushyira ku ka video hanze rero abantu benshi bahita bigarukaho cyane, ariko nanone BM Jizzo yongeye ashyiraho ubu ibaruwa yandikiye MC Nario amusezerera mu kazi nyine ko ibi bya Pop Baron. Iyi baruwa rero iragira iti: ndizera ko umeze neza, nkwandikiye nshaka kukumenyesha ko nyuma yo kubifatira umwanya uhagije wo kubitekerezaho, nahisemo guhagarika imikoranire twari dufitanye kuri project ya Magic Match Pop Baron kubera impamvu zikurikira. Arangije nyine asiga kanya ashyiraho izo mpamvu. Impamvu ya mbere, kwivanga mu mikorere ya company ndetse n'imibanire y'abandi bakozi na company. Impamvu ya kabiri, kunanirwa k'umushahara. Impamvu ya gatatu, kurenga ku yandi mabwiriza ya company. Gusa sinabura kugushimira ku bwitange wagaragaje mu gihe twakoranye cyose. Uyu ni umwanzuro ngoye kuko mpa agaciro umusaruro watangaga, ariko nta kundi. It was nice working with you.
and wish you all the best in your career. Ibi ngibi rero uyu nguyu Julie yaje kuba abishyira kuri Instagram ye nyuma y'ibyari bimaze iminsi bivugwa na MC Nario avuga uburyo baba baratandukanye agerageza nyine ngo kuba yabeshya. Hanyuma rero Julie yaje anyomoza ayo makuru arangije agashyiraho kamara kanya gato cyane ahita agaruka nanone arabisiba. Ibi ngibi bitari kuvugaho rumwe rero kuri iyi mihanda. Bamwe baravuga bati uyu nguyu MC Nario akavuga bati ngo ntabwo ashobotse, abandi bati uya mu boss we ni udashobotse. Ariko mu by'ukuri hagimara kugaragara kare aka video gatoya abantu barimo baravuga bati si noneho uko byagenda kose iriya video noneho MC Nario bari bashyigikiye MC Nario bari kuvuga bati noneho iriya video se tuvuga ko nayo edit cyangwa ni ibintu nyine byanyabyo byarabaye akaba afite amakosa hanyuma akaba ari kwihagararaho. Ese ubundi noneho ko uyu nguyu Julie yavuze ati igihe kizababwira, kuko kuri message yese ashyira hasi yandikamo ngo igihe kizababwira, ni ukuvuga ko hari n'ibindi bimenyetso byinshi cyane gifite ashobora kuza gushyira hanze biza kuza gutamaza uyu nguyu MC Nario, ndetse bishobora kuba byaza no kwangiriza kariya ya Nario kubera ko abantu benshi nyine ku mbuga nkoranyambaga barimo baramwibazaho, kandi murabizi ko akazi atunzwe nako ni akazi ko guhostinga, ni akazi ko kwemusinga nyine mu birori bigiye bitandukanye. Akenshi iyo ugaragayeho nyine imico mibi hari igihe ibiraka nk'ibyo ngibyo ugenda ubibura hirya no hino ukuntu. Rero uyu nguyu MC Nario yagaragaye kuri The Choice Live ubwo bamubazaga ku bijyanye n'ibi ngibi, kuko agitangira gukorera kwa Bahava, ariko nayo ni content yenda gusa n'ingiyi nubwo bayihinduriye izina. Agitangirirayo rero yamaze iminsi ngaha akora kwa uriya noneho Julie niwe yaje guhita bipostinga abigarukaho cyane. Amaze kubigarukaho rero uyu MC Nario yagiye kuri The Choice bamubaza ku bijyanye n'ibyo Julie yagarutseho ku bijyanye na content bajyanye. Yego aravuga ati iriya Pop Baron biriya bintu dukora biriya bijyanye nyine n'ibi ngibi by'urukundo n'ibiki ntabwo ariho bizanye kuko birasanzwe mu Rwanda TV hamaze igihe, ndetse no hanze y'igihugu nibyo birirwamo cyane rwose izi content. Nta muntu n'umwe bigeze wavuga ngo uyu nguyu wayizanye hano mu Rwanda nyine ngo niwe muntu ngo niye ngo ni iki, kuko ntabwo yayizanye, nawe yagiye yayizanye ayikopeye ku bandi. So rero aravuga ati kuba content narayijyanye ahandi ntago bivuze ko ari ukugukopera cyangwa se ngo kukwigana, kubera ko n'ubundi hari abantu benshi cyane bakora ibintu nk'ibi ngibi hano kuri iyi si. Ntago ari kuvuga ko nawe ari we wayicreatinze, ibyo ngibyo birumvikana neza cyane. Ahubwo ikibazo gihari ni iki ngiki, ni uko bose ubwabo nyuma yo gutandukana baje kwiteza abantu kuri iyi mihanda. Abantu benshi bakomeje kubibasira, abantu benshi bakomeje kubagarukaho cyane, ariko aribo bari kubyitera. Rero nk'ubu ngubu iyi video yashyize hanze abantu benshi barimo barigarukaho, bigiye kuza noneho bikururuke bibe ibintu birebire cyane. Na MC Nario amabanga yarabitse nawe azete hanze, hanyuma bakomeze bite hanze kuri iyi mihanda, abantu bakomeze babaganireho. Nyuma yuko rero MC Nario yavuye kuri The Choice Live akabigarukaho gakeya, yagiye no kuri MIE ari kuganira na Irene Murindahabi, naho amubaza ku bijyanye n'ibi Pop Baron n'ibya Pop Baron n'ibi bya Julie nyine n'amakimbirane bafitanye. Arongera bisubiramo anagaya cyane Julie kuba yaravuze ngo umuntu ngarigana undi ngakagira n'ahamwigana ngo ibyo kwambara ikariso, ibintu nk'ibyo ngibyo nibyo bintu byanasembuye cyane. Uyu nguyu BMG nyine akaza guhita postinga abingibi bakerekana na message zose bagiranye inbox, hanyuma abimara kanye gato babibona arangije yongera bisiba. Ariko mu by'ukuri nyine ukuri yagutanze, arangije byose abishyira hanze kugira ngo atange umucyo. Ese ubundi biraza kugenda bitunga ubundi nduri mu makosa ko bishyize hanze ngayo nguko nibyo biri kugenda bicicikana kuri iyi mihanda. Nibyo ngutegurira hanyuma nkabizana tukabiganira umunsi ku wundi. Reka nkomeze nkurikirane iyi nkuru akantu ku kandi, turaza guhurira mu bindi biganiro. Nyashi zirarikoze. Ciao ciao.